ibiribwa byongera ubushake. Hari umukunzi wacu wifuje kumenya ibiribwa umuntu yafata bikongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Igisubizo: impuguke mu by'ubuzima zihamya ko kongera amasohoro no kugira amasohoro afite ubuzima byongera amahirwe yo kubyara. Ku ruhande rumwe, usibye kuba byongera umunezero hagati y'umugabo ugeze igihe cyo kurangiza mu mibonano mpuzabitsina agasohora n'uwo bari kuyikorana. Ku rundi ruhande, amasohoro menshi agaragaza ko umugabo afite imisemburo y'abagabo, testosterone ihagije ndetse n'ubushobozi bwo gutera inda bidasubirwaho. Inyongera kuri ibi ni uko ubushakashatsi bugaragaza ko 90% by'ubugumba bw'abagabo buturuka ku kuba batagira amasohoro ahagije. Ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, icya mbere ni inyama y'iroti. Ubusanzwe inyama y'iroti iza ku mwanya wa mbere mu ikorwa ry'amasohoro, ari naho akenshi uzasanga abaganga bategeka abagabo bahuye n'iki kibazo cy'ibura ry'amasohoro ngo bajye barya inyama y'iroti. Kurya inyama y'iroti bifasha amaraso gutembera neza mu mubiri, bikaringaniza ubushyuhe ku rugero rwiza n'imyanya myibarukiro mu mubiri w'umugabo. Ni byiza kurya inyama y'iroti rero kuko bizagufasha mu gihe cyo gutera akabariro, aho bifasha igitsina gufata umurego, kumva umerewe neza no kunyurwa n'iki gikorwa. Ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, icya kabiri ni tungurusumu. Tungurusumu ikunze gukoreshwa mu rwego rwo kuvura no kwirinda indwara nyinshi zitandukanye mu buzima bw'abantu. Abahanga mu by'ubumenyi bujyanye n'imyororokere basanze tungurusumu igira akamaro gakomeye mu ikorwa ry'amasohoro. Allicin na organosulfol dusanga muri tungurusumu byorohereza itembera ry'amaraso mu bice by'imyanya myibarukiro. Ikindi kandi bigatuma habaho ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, icya gatatu ni ibirungo byo mu bwoko bwa tangawizi. Kuva kera na kare, amateka agaragaza ko abagabo bo ku mugabane wa Aziya ari bo ba mbere bamenye ibanga ry'ibirungo bya tangawizi. Ku ruhande rumwe, ubushakashatsi bujyanye n'ubuvuzi bwakorewe muri kaminuza yo mu majyepfo ya Illinois bwasanze ibirungo bya tangawizi bifasha mu ikorwa ry'amasohoro. Ku rundi ruhande kandi, hari ubundi bushakashatsi bwakozwe kuri ibi birungo bya tangawizi bubinyujije mu kinyamakuru Journal of Urology. Icyo gihe basanze 60% by'abagabo bavuwe hakoreshejwe ibirungo bya tangawizi byabafashije kongera umurego w'igitsina cyabo nyuma y'ibyumweru 16. Ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, icya kane ni inzuzi z'ibihaza. Inzuzi z'ibihaza dusanzwe tuzi ko zikomoka ku bihaza, zikungahaye ku musemburo witwa phytosterol. Uyu ufasha cyane ku rwego rwa prostate na testosterone bishinzwe ikorwa ry'amasohoro. Izi mbuto kandi ngo zigira akamaro kenshi ku mubiri w'umuntu, aho twavuga nko korohereza itembera ry'amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri. Ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, icya gatanu ni umuneke. Abantu benshi bakunda kurya umuneke nyuma yo gufata amafunguro, wenda bitewe n'uko ari urubuto rufitiye umubiri akamaro gusa, nyamara nta kindi babiziho. Ubusanzwe umuneke ugira akamaro gakomeye mu ikorwa no mu kongera amasohoro y'abagabo mu mubiri. Vitamine B dusanga mu mineke ifasha cyane mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, by'umwihariko inatuma igitsina cy'umugabo gifata umurego.
ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. icya gatandatu ni ubwoko bwose bw'ibiribwa by'ibinyampeke, amagi n'imboga z'ibyatsi. ubwoko bwose bw'ibinyampeke byiganjemo choline kandi gituma umugabo yifuza umugore ku rwego rwo hejuru kubera kwiyongera k'ubushake. ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. icya karindwi ni urubuto rwa pome cyangwa shokora. pome ni imwe mu bwoko bw'imbuto bwiza haba ku gitsina gabo cyangwa ku gitsina gore, by'umwihariko iyo umuntu amaze kuyirya imwongerera ibyishimo by'umwimerere no kumva aruhutse mu mutwe. ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. icya munani ni avoka. avoka ni urubuto rwifitemo vitamine B6, by'umwihariko iyi ifasha mu kongera umusemburo wa testosterone na potassium mu mubiri. ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. icya cyenda ni ubunyobwa. umwihariko w'ubunyobwa ni uko butuma ubwonko bukora neza ku buryo ibyiyumviro byo kwifuza imibonano mpuzabitsina bizamuka. ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. icya cumi ni amafi. ubusanzwe amafi yigiramo intungamubiri za omega-3 kandi iyi ituma amaraso arushaho gutembera neza mu mubiri w'umugabo ndetse no kwihuta mu mubiri. ibi ni byo bituma umugabo arushaho gushaka no kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina kuko amaraso ye aba atembera neza. urutonde ni rurerure rw'ibiribwa byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina kuko hari n'ibindi biribwa tutavuze hano bishobora kugufasha uramutse wifashishije abahanga mu by'imirire. ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. ubadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.